M23 ize gutya ikagusenyera ibifaru bingahe bibiri, kimwe cya Tanzania n'ikindi cya Malawi. None aha turi mu kiganiro, mbere yuko tuva mu kiganiro muri Kanyamahoro, ubu naho urugamba bimwe nakubwiraga ko hari gutegurwa imirwano mu kibaya, urugamba rwatangiye. Umugoroba mwiza bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com, turabasuje kandi turabaramukije aho muherereye mu mpande enye z'isi. Uyu mugoroba turi ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki 27 umwaka wa 2024, ukwezi no kwa gatatu. Ukwezi no kwa gatatu. Ukwezi kwa iminsi ngahe Kofi? Ukwezi kwa buri minsi ngahe? Kwagiye kuzarangira kuri Pasika. Ubundi abahanga barimo bari iminsi haraburi iminsi ngahe ngo amafaranga agere kuri konti? Twebwe ubwo tubara mu ntuza, tubara mu minsi mikuru nk'abagatulika twizihiza Pasika. Ubu ejo turi kwa kane mutagatifu. No gatanu mutagatifu, ase wa gatandatu mutagatifu yo kuvuga ngo ubu inyama umuntu yazirya none. Ubwo muri ra minsi ntago umuntu yemereye kurya kaboga. Muri make uyu munsi bazihereza bikunze. Kofi, twakiriye abakurikira Bwiza TV, bari hirya no hino, bari muri Afrika, East Africa, bari mu Burayi, muri Amerika, mu burengerazuba bw'isi hose, amajyepfo ya Afrika, mwese turabakiriye muri kiganiro cy'umusigo gisa nkaho kiri special dukoze bwije, kubera ko dufite breaking news aho tugiye kuvuga ku makuru atandukanye. Kofi, twakiriye Marigoreti Mabirisi, bari hakurya ngo mu Botamasimbi, Caritas Karitanyi, twakiriye Manud uramuzi mbese hano muri Rubavu. Manudi ucuruza ibikoresho bya electronique, ngo niwe muntu ucuruza ibikoresho bya electronique muri Rubavu, kandi byize umuntu yavuga yuko ni ibikoresho byuje karite. Uwaguriyeyo rwose ntago uteza ingaro. Ugurira ipasi, waba ayi uri gutero imyenda y'umwana rwose, umwana arinda saza ni pasi gihari. Iyo pasi rabwe ntizabumye abazungu. Agacuza n'amateleviziyo, amagaze, acuza amafrigo. Kofi, twakire kandi ni naho honyine ushobora gusanga abonema za Canal Plus, abonema za Canal Box. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Dode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Dode Diemano wahasanga ibikoresho bya electronique by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure kubakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Dode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati, ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gani Duka Dode Diemano urasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Muri kiganiro kandi twakiriye abantu barimo Emmanuel, abarimo Eric, abarimo Innocent, abarimo Bubanji Rose, abarimo Rose, mwese muri mikaze mu kiganiro. Reka tubakire Kofi, wenda bwo ko ari wowe ikiganiro, reka mvuge ko tugiye kuganira ku makuru ari kuvugwa muri uyu mugoroba. Na makuru avuga ko twe tugiye mu makuru y'aka kanya, makuru y'aka kanya ndacyakohereza n'ibyo tuganira bindi. Na makuru navuga ko ariyo ari kuvugwa muri aka kanya, aho ngo M23 ize gutya ikagusenyera ibifaru bingahe bibiri, kimwe cya Tanzania n'ikindi cya Malawi. Kandi hakaba amakuru akomeje kuvuga yuko haguyemo n'abasirikari bari biriho benshi, nubwo imibare yabitaramenye. Ibi kandi bibaye mu gihe M23 kare witwa Kaiko Njike yahoze atangaza mu buvugizi w'igisirikare cyavuga avuga ko ngo hariho abantu bo muri M23 ndetse na avuga na RDF
ngo baba bamanitse amaboko bakisangira FARDC. Ariko nahoze nibaza impamvu abantu atagaragaza amafoto cyangwa atagaragaza ibyabo. So ahanga babonye ko ni propaganda yakoraga isa nkaho ari ukujisha gukubitwa. Ariko turarikira abantu ko ku munsi w'ejo tuzakorana ikiganiro n'umwe mu bantu bambitswe imyenda ya M23 bavuga ko ari abasirikare ba RDF. Live cyangwa tuzaganira n'abantu bamutegereze, azatubwira uko bigenda, uko bahabwa amafaranga, bakakwitoza kuvuga kuri umusirikare wa RDF. Twagiye tubibona aho bafataga abana babashumba. Bari bose n'abantu bari nabo bafatara abaturage bo mu hirya no hino. Mvuga ngo tuzabaha scenario yose uko iteye, abantu bazacika n'ikiganiro ko twagiye rero. N'urugamba rumaze iminsi muri Sake, kuva saa 9 z'ijoro hari imirwano. Kuva mu rukerera iyi mirwano ntago yari mu bice bikikije Sake, mu rukerera irakomeza, ariko mu masaha y'umugoroba y'igicamunsi nibwo ibyo bifaru byaje kuraswa. Ahubwo umuntu yakwibaza ngo ubundi muri make tunahita twanzika ibyo bifaru byarashwe bite? Ibifaru nkuko abantu babizi tukunze kuripotinga inkuru cyane cyane, dukunze kuvuga amakuru agaragaza ubutsinzi bwa M23 kuko ntago tubona FARDC itsinda. Dukunda kuzana gutsindwa kwa FARDC no gutsinda kwa M23. Niyo makuru akeshi tuba dufite, cyane ko njike yanze kutuvugisha tukanakopi nayo twamwariye ibyo bintu byo. So icyo twavuga nuko ko byagenze ni saa 9 z'ijoro nibwo Wazalendo bakubitiwe kabisa, bakubititse bakubiswa ahantu bita kintu za Kirochi, aho bita agasozi kitwa Vunamo. Ngo babakubise paka barabarangiza abageza mu nzira za Mushaki Rutobogo, kandi M23 ngo yabatse ama defense abiri akomeye y'ingenzi. Kandi ngo mu mirambo yabaruwe harimo aba FARDC bagera muri 7 bagweho ngaho. Ngo nizi abandi bo bitingegera ko nizo za Wazalendo niho bagweho ngaho. Ngo aba kandi bakaba bagiye baguye muri defense z'umugabo witwa Karasira ndetse n'undi witwa Zidane. Niho baguye abo ngabo bose. Oya noneho rero ikindi babatse nyine izi defense ebyiri zirimo Vunamo ndetse na Murambi. Bivuga ngo utudusozi n'utwo M23 yafashe turimo turi ibigo by'aba Wazalendo, uburyo buzo Wazalendo, FDLR, abarundi, FARDC byose yabikubiye hamwe. Babatse izi defense ebyiri zirimo nyine ntuza Vunamo ndetse na Murambi. Kandi ngo ikindi cyaje kuba rero muri intambara yari no banarwanye mu nzira zijya he zigera za Bweramana urahazi, ugana hirya za Minova niho barwaniye. Ikindi gihari wenda turebe ku ibifaru kofi. Ubundi uyu munsi nibwo nabonye itangazo ryavuye ku bunyamabanga bukuru bwa SADC. Itangazo ryavuga ko SADC irimo irigisha igisirikare cya Kongo ni imyitozo bari kubahanaga ku ntambara zo ku butaka, infantry. Ahanga noze nibaza SADC yaje kwigisha, yaje kurwana, nahoze mbyibaza ese niba iri kwigisha ibifaru byayo bya igifaru cya Tanzania, icya Malawi byarashwe bite? Hari igihe wenda biraswa biri kwigisha, ubwo niko twabivuga, ubwo byigisha kuri front. None umuntu yavuga none se urumva bajya kwigira biga bakora ni nka cy'ikintu umuntu wenda za mentorship arimo batanga umusike cyako. Ahubwo umuntu nanone yakwibaza ati hari n'uzandimo ndabona Twitter Justin Kabumba imaze iminota 2 none turi mu kiganiro ivuga ngo nanone muri Sake hari amamortse yaguye mu mujyi wa Sake, aho abagera kuri 4 bamwe bakomeretse abandi barapfa. Abo ni bandi bavugana Wazalendo bagize abaturage aho bivugwa yuko ari mu byabaye mu mirwano yahuje M23 ihanganye na Wazalendo bafashijwe na FARDC. Ariko akavuga ati ngo imirwano y'uwo munsi yaranzwe no kwa advancinga kwa FARDC. Bajya hese FARDC advancinga imaze iminota 2. Kabumba arabeshya FARDC ya advancinga ijya he? Ahangaha nicyo kibaba kubeshya baba Kabumba. Iyo FARDC igeze ahantu tayari foto urayibona. Bo barakora selfie, barafotora bakakwereka uburyo bamaze kujya ahantu bakishima bati iyo bana this is Wazalendo,
ati sisi tuko wazalendo, tumefika hapa, tumekamata ngambo za hapa. Ngira ngo abantu babyuka kuri nani ya Kichwa ubwo basenyaga ya posi ya defense ya M23 bigeze kujyaho bafashijwe n'ingabo z'u Burundi, barimo bafotora bavuga ati ebana abani banyarwanda bavuga ibintu byinshi ati reba abantu bagenda babareba bari bana bambitse ubusa. Urumva rero ahangaha nubona ikibazo. Hanyuma kira twavuga cyo kuba abantu banamenye ukuri, biriya FARDC ikunda kugaragaza abantu ngo ni RDF cyangwa ni M23. Urabona mu ntambara uvuze ko M23 Rwanda itaraswa ugiye kubeshya. Use yawe ikoze mu byuma, hari ubwo FARDC irasa amashaza. Hari nabo umuntu njya mbibona muri comment. Urabona iriya myenda niyo bagize gutya bakarasa nk'umusirikare wa M23 cyangwa babiri bashobora gutwara imyenda. Hari igihe nka M23 idashobora gutwara umurambo cyangwa kumukura ngo urabona mu gisirikare barwana hari abantu baba bashinzwe kwivakiwa gutwara imirambo, gutwara inkomere. Hari n'abayita buriya niyo birukanye umwanzi bajya ku murongo, hari abajya ku murongo wa mbere bakataka. Umurongo wa kabiri kariho iyo umwanzi wabo yirukanse, n'urugero mu gisirikare uko bigenda, iyo umwanzi yirukanse babandi bo ku murongo wa kabiri niho birukanka. Buriya ruvango abandi bagasigara baprotege. Abari mirongo itatu, hari umurongo w'abari kuri front bari bita advance pattern, hakaza umurongo wa kabiri uburi standby, hakaza n'umurongo wa gatatu ari wo uburiho uzoshobora kuburiho high commander, abakomandinga urugamba. Kuko urugamba nibyo bari kugira ati tera bombesha ati rasa gutya kubita ati fata machine gun shabura surumva barimo izo ntuza nyinshi cyane. Rero nubango iyo habaye uburyo kuba mushobora gutakaza imirambo, ikintu cyabaye nicyo ubona FARDC ishobora no kugurira myenda, igafatira myenda ikambika bari abahungu baba bavuye muri za masi cyangwa bavuye hirya no hino, ikabatoza ikabigisha uko bazavuga igihe bazagera imbere ya kamera. Bagataya ko ati igihe nari umusirikare n'uyu mfite matrikiri nini ninjiye ku ikosi nini. Wigeze ko nako FARDC igeze no kubeshya ku ikarita yari ifite ya igisirikare cy'u Rwanda, barangije bacurika aha kubasi babona babango Rwanda Defense Force, bo bashyiraho indi sinzi inyuguti basimbanyije inyuguti itariyo, ahari kujya ca bahashyira si barahiye rero. Oya nubundi ca niyo si bayashyira sa, aho yaca bashyira sa cyangwa C na C, C na S. Yes. S ni sa, urumva harimo difference. Nicyo cyabayeho aha rero. Icyo rwose kinanigisha ibikaba mbavuga ntago ari byo. Hanyuma tugende turebe uko operation yagenze kubi. Bino bifaru byarasiwe mu mujyi wa Sake. Nicyo nshaka kubwira ngo wa advancinze mu buhe buryo hehe ujya he nuvango makuru je nabonye y'umuntu uriyo nuvango imirwana bibice cyabweramana hanyuma Minova bweramana Minova. Hanyuma ikindi cyabayeho nuko igifaru cyarashe ni kimwe n'icya Tanzania nabivuze, ikindi ni cyamare kandi ibifaru birashwe birimo n'abasirikare babigenderamo, sibyo? Nubango hari abasirikare bapfuye ba Malawi, abasirikare babiri bapfuye baje muri mission, barimo bararwana bari kandi batangaje yuko baje kugira gute, baje ngo bari byose ni ukubeshya nyine abantu bagomba no. Ikindi cya kabiri twarabibonye wenda nk'abanyafrika y'Epfo baguye mu rugamba barashyinguwe, umuntu yakwibaza ati se kuko bari baraje kwigisha nyine nicyo shaka kuvuga. Ibi ni ukuvuga ngo ni ukubeshya amahanga. Urabona ukuntu byagenze Kofi, bano bantu baza ku rugamba baje bazi ko bagiye kubita M23 mu buryo bwihuse bworoshye. Icyaje kubaho nuko babaye surprised, basanze M23 ibarusha imbaraga. Ibarashe kuko basanze uribuka ko bano bantu bagera mu mujyi wa Goma bahageze M23 ifata za muremure, ifata Mushaki, iragenda ifata twose twa muremure n'abarundi bapfiriye benshi cyane. Kuko baraguriyeyo n'umukoloneli w'umurundi wari uvuye muri Burundi agarutse, haguye abarundi benshi cyane kuko ko basenye position z'abarundi nyinshi cyane. So hari rero baje basanga no iki M23 yamaze gushyira kiriya gisirikare mu ntuza muri U. Barazamuka bajya Buzabwiramana barakubita fatashasha, barabazamura bafatana Sake nayo bayibakuramo. Nuvuga ngo M23 imaze gusenya ibifaru bya Sadeke bibaza biri hafi kujya muri bitandatu.
imaze gusenya ibifaru. Sasa kuza kuvuga ngo Kofi kuvuga ngo twe turi kwigisha ntabwo twaje kurwana, niba utaje kurwana igifaru wakizanye gute? Igifaru nico ni nacyo mu kanya twibazaga ati se bakizanye kwigisha kuri fro. Ejo bundi bwo bavuga ko barimo bigisha imbunda nini za artillery, bishaga imbunda z'imisada, niko bavugaga. Icyo gihe biza kurangira izo mbunda kandi ziteretse ziri muri defense aho mu mibambiro, aho hari imbunda nini n'undi za FARDC zirasa muri abaturage bajyanye ndemve tugivuga. Izi mbunda zirasa hakurya muri za Mushaki, zirasa za Karuba, zirasa hirya no hino hatandukanye. So rero ukibaza how can teach people bari kuri flow, bari mu mirongo y'urugamba, kuki FARDC cyangwa aba bantu bivuga ko bigisha kuki batajya kurwanira mu ntuza batajya kurwanira muri batajya kwigishiriza Kitona, Kamena, kure bakaza kwigishiriza kuri Froso. Ariko Kofi, ibi bifaru nahoze mbwira abantu mu kiganiro cyatambutse kuri Bwiza TV kare muri update, ari nacyo kigiye gukurikira. Nabwiye abantu ko ubu ngubu iri joro harategurwa urugamba, nuvuga ngo hamaze iminsi hategurwa urugamba rwa danje, urugamba karundura. Ni urugamba rugomba kuza gusenya defense zose za M23, rugomba kuza gusenya defense za Wirangara Kofi, jya muri intuza turimo. So ni urugamba rugomba kuza gusenya intuza defense za M23 cyane nka Kibumba, gice cya Rwindi na Kanyabayonga. Niho hantu bagomba kujya gute, bagomba kuza kurasira kurwana. Deja defense zabo zamaze kugera zamaze kugera Kanyabayonga za Sadek. Hari n'izindi ziri kuva abandi bantu babo bari kuva mu gice cya Ben, baza nyine muri urumva bazanyura Rubero, bahite baza no muri ntuza muri Kanyabayonga, aho bashaka kurasa bagenda berekeza barasanya Nyanzare. Ubwo Nyanzare ruri barabinjiye muri Rucuro, bagende za Kiwanja, za Bunagana n'ahandi hose mu tumaze gufata za Kibirizi, za Kikuku, baragereza Rwindi hose bashaka kuhabohoza byanga byakunda. Ikindi kandi babwira ko yaba Sadek, FARDC na FDL bose bari kuri forcinga, bari kuri forcinga, niho bari kuri forcinga. Nuvuga ngo barashaka gufata kira gice. Ibi kandi biri kwa mu gihe Mvetona imaze iminsi Rwanda mu bice bya Bihambwe, Rwanda muri za Nyange, ari iri kurwana. Ariko nanjye ariko hari naho ngera nkibaza Mvetona irarwana isiga Rubaye inyuma. Njya nibaza se Kofi, ujya bibaza impamvu Mvetona itinya umujyi wa Rubaya. Ndari yuko tujya wenda kuri zino reinforcement ndetse icyambere ni kimwe. Umujyi wa Rubaya ntabwo ari ubwa mbere yabe winjiyemo, yawugezemo ryari ya 23 kareka yawugezemo, ahubwo irangije batangira gusakuza bati ikikurikiye n'iki n'amabuye y'agaciro bose ko bayarimo ivamo gigira mu misozi yayo, ko Mayimayi abazungu bayirimo, Mayimayi Nyatura bayirimo, FDL yirimo, abarundi bayirimo, imbonera zirimo, zicukura ari wazo. Icyambere ni kimwe, nta nubwo ushobora kwemeza, wasanga barinze iyo koruta batayicukura. Nyatura se ubu uzi ko witwa Justin Seninga na Nandera barimo bashwana, rega ibyo amakuru hari bapfa bino birombe. Rikanze nguhe amakuru Kofi, bano bagabo Seninga, rikanze nguhe amakuru. Nuvuga ngo witwa Honorable Justin Ndayishimiye, ubu biravuga ko yafunguye koperative y'amabuye iri kurwanya koperative yitwa ngo Koperama ya Seninga. Ubundi icyo ashaka kwerekana nyine uvuga ngo umujyi wa Rubaye ubwabo uri muri sibaniro ry'aba bantu bitwa ngo ba Honorable, bafite za Wazarendo, bafite za Mayimayi, birirwa bahanganye mwavuga ngo n'abadepite ku rwego rw'intara, harimo n'umudepite ku rwego rw'igihugu, bameze gutya bari imbiri. Ni ukuvuga ngo ni abacukuzi, bo bari muri business. None nkibaza imwe turitinya uno mujyi kabandi ubyaza umusaruro yabo byaje umusakire, kandi bizi ko nayo ifite ukuntu ibona inyungu zayo zindi ku ruhande, kuko dushobora kubona imwe turi Rwanda gutya, ariko nayo ifite ubundi buryo ibona inyungu. Ariko umuntu yakwibaza ngo ubundi nta n'urugamba umuntu ashobora gupfa kurwana
nta nyungu arubonamo. Ikindi cya kabiri, inyungu ntabwo turi bubibare mu buryo bw'amafaranga. Icya mbere ni kimwe, hari icyo barwanira, kukirwanira no kumva yuko icyo kintu ushobora kuba wakigeraho, ubundi niyo nyungu iruta ibindi byose. Hari ukurwanira kumva yuko bene wanyu amaraso yabo adakomeza kumeneka, hari ukurwanira kumva gushyira ukwizana, sibyo? Kwa so, kwa bavandimwe bawe, kwa bande bose baheze mu buhungiro imyaka ibaye hafi 30 bari mu buhungiro mu bihugu bidukikije harimo za Kenya, za Uganda, Rwanda n'ahandi, sibyo? Ibyo byose rero kuba ibyo bintu bihari ariko leta igasa nkaho yabitewe umugongo, ubundi iyo ngiyo niyo mbarutso, kandi kuba M23 ibyo ngibyo yabirwanira ikabigeraho, ubundi icyo ngicyo nicyo gisubizo. Ahangaha ushaka kwibaza Kofi, ushobora kwibaza ikintu njya nibaza cya mbere, uyu mujyi wa Rubavu batinya ngo hazaho ngo impapuro mpuzamahanga ngo zibashinja ko bagiye gufata amabuye, none se ubundi mu bitura kwigutaha Rubaye ntizayituramo? Kumbwira ngo kuko abenshi iyo babaje bavuga ngo M23 ngo urumva Kofi, ndimo ndashaka naha amakuru ntabwo mba norohewe. Kwibaza ngo M23 ngo niramuka ngigeze mu mujyi wa Rubaya ngo abazungu bazasakuza ngo bazayishyiraho impapuro mpuzamahanga kuko ngo amabuye ya Rubaya ngo niyo abazungu bacukura bajya gukoramo ntuzajya gukoramo ama computer, bakoramo telefone, uziko amabuye aricyo kintu cya mbere bakoresha mu gukorera ibikoresho bya electronic. Ukibaza ngo bazavuga kwishaka, none se M23 nibaze wazarendo barimo izi imitwe nyeshyamba yagize abaturage ubu yahaye abaturage mu bukorone, abaturage bari mu bukorone, abaturage bari gukoreshwa imirimo y'agahato muri ibi bihe cyane bitari iby'ubukoroni, no gukoronizwa bagizwe abasere ntuza slave n'abacakara baba koloniza. Umuturage uri mu Rubaya atanga imisoro udashobora kubara. Izo mayimayi zose kuzumva, hari FDLR, hari mayimayi Nyatura, hari mayimayi Muzungu, hari za Pareko, izo zose niyo ujyanye igitoki ku isoko urahagara urazisorera, sibyo? Ujyanye amabungu ku isoko urasora. Tipe igihugu kimeze nkaho umuntu ashobora kuvuga oya nicyo nshaka kubaza M23 nkibaza kivuga ko irengera abaturage gutinya umujyi wa Rubavu, kuko urebye uko bazamutse Bihambwe bari gushaka barakaze ndebe neza uko mu gitondo byari bihagaze, uko byari bihagaze ndebe neza kuko mba mbireba naho hantu wibaza umujyi wa Rubaya barabura kuwubyaza umusaruro ngo bagire icyo bawukoza, siko? Okay, mbirebe neza. Twite ntabwo yabayibonye? Ntabwo telefone nyifite nari nayishyize hari. Ukwiye kugeza ufite telefone Kofi. Nuvuga ngo ahantu ubona ko hari kwanza turebe hari kuranfrosa, ubwo turebe hari Kanyabayonga, hari kujya ntuza kuranfroswa na FDLR, SADC na FARDC, hari Masizone, hari Ikinyana, aha hose hari kuba kuranfroswa na FDLR yonyine muri ibice ko harimo na FARDC. Noneho ukibaza M23 ko yataye inyuma ntuza Rubaya iri kuyisiga kuki? yananze kugira gute? Iri kuyikikira, irayitinya, harimo ikintu iri gutinya, ni impapuro z'abazungu itinya uko itinjira muri Goma niko itinya Rubaya. Amaherezo nayaye ahubwo nimba icyambere ni kimwe kwinjira Rubaya, none se ibizakora ikinjira Goma byaba igisubizo kirambye uko nge mbibona wenda bitandukanye n'uko undi muntu abibona. Icyambere ni kimwe yaramutse yinjiye Goma ikinjira Rubaya ikafata, kubera abo bazungu umugani wenda uvuga babirimo amasezerano ya Rwanda, bya biganiro by'amahoro nzi neza yuko byakorwa mu mucyo kandi
none se abazungu bazacyura impunzi ziri mu makambi abazungu bigeze bagira ubushake bwo kuzicyura ahubwo bagira ubushake bwo kuzitwara mu mahanga mu bihugu byabo ngo zihungireyo ninde uzitayo icya mbere ni kimwe birengagizwa n'abanyagihugu babo ntabwo nimba birengagizwa na Kongo urumva weho wako Kongo nicyo gihugu cyabo ni nayo ibirengagiza kubacyura. So kofi turebe tugere no ku bifaru umwana wawe wo kumbaza ibibazo ushaka biriya bifaru bya Tanzania byasenyewe hehe muri Sake ryari isaha ni muri uyu mugoroba ego ni muri uyu mugoroba igifaru kimwe cya Malawi n'ikindi cya Tanzania niho byasenywe. Umuntu yakwibaza ngo wenda udukurikiye kandi byaguye uyu munsi abarundi batakaje abasirikare benshi abarundi batakaje ndakeka abasirikare bagera mu 8 FARDC yatakaje abagera muri 10 Malawi iratakaza kandi bakuru babara uyu musirikare yari mutabara umusirikare sibyo. Aha rero nge nibaza nahoze nibaza Sadege ko uyu munsi yavuze ko iri kwigisha birazwi ko iri kuri flow iri mu rugamba ndetse no mu migambi iri gutegurwa ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari gutegurwa ko Sadege igomba kwataka urumva deja Sadege iri kuva za Beni ndetse yamaze kugera Kanyabayonga. Amakuru nabonye nuko igeze Kanyabayonga ngo abatembo barayanze igiye kuza kwinjira Kanyabayonga barayanze bati ntago tubashaka Sadege ntago dushaka ko muza kwataka imbere turi uko ni muyataka muzatuma tumererwa nabi kuko ni muzayitsinda. Yego ibanza gusubira inyubanza no kutajyayo hashize iminsi ihaje kujyayo igira gute ya muri defenses yaho FARDC yagenze imbunda zayo. So abakurikirana hafi urabona ko intambara igiye kubera kiriya gice cyo hepfo Rwindi Kanyabayonga ndetse na urumva naza n'ikino gice cya Nyanza hagiye kubera intambara ya hatari nkuko nari nabivuze kare kuri Bwiza TV. Noneho ubwo ndashaka kwereka uburyo ndacyakubwira uburyo Sadeke irimo kwitegura hano hirya mu kibaya anytime coffee yaba ejo mu gitondo yaba ni ejo twakumva yuko imirwano yubuye ubundi bari tayari bari stand by. Erega ubundi urebyibuka neza mu kiganiro twakoze mu minsi yashize ubwo twavugaga kuri zira FDLR bahazanaga ubundi wabonaga yuko urugamba ariho basa nkaho bashaka kuruhengekera bakaba babanza nundi Kanyamahoro umuntu yavuga yuko ari FARDC ari isanzwemo nubwo nta kintu imariye ahubwo barangiza bagafata mu 23 bakayikura mu misozi ya Nyundo na za Bizuru banshe nabakomeza hehe berekeza Rucuru. Icyo gihe byashoboraga icyo byagombaga gufasha FARDC ubundi niki hari ukuvuga ngo baramutse bakuyemo hariya ubundi basigara bavuga bati umujyi wa Goma uratekanye kubera yuko nimba bumva yuko M23 iri aho ngaho mu kibaya hafi kuko nimba iri hano hafi kuva kwashena bakavuga bati tugiye gukuramo Kanyamahoro baze kwa Mama Oliva bakomeze hano muri no nkambi ya Nuza ni Kilimanyoka Kilimanyoka urabona uvuye kwa Mama Oliva kwanza uvuye Kanyamahoro hari defense za FARDC kuri Kanyamahoro hari defense nk'eshatu cyangwa ureze Kanyamahoro ugeze kuri kwa Mama Oliva hari defense ugeze kwa aho bita kubagari hari defense wajya Kilimanyoka hari defense ukagenda ukagera za Kibati ukagenda ukagera hirya no hino hari defense. Nuvuga ngo FARDC ifite defense nyinshi cyane uri udusozi twose tundi dusozi twose kuzagera za Kanyarucinya za Munigi Mujoga hose hariho defense za FARDC ariko zivanze hamwe hari FDL hamwe hari abarundi hamwe hari Wazalendo ubwo ni nazo zitandukanye ko nazo ntagaje ugakomeza urumva na Sadeke ikunze kuza kuri flow cyangwa se n'abarundi bavuye mu mujyi bagomba kaza kuri kuramfosa. So urumva rero ubundi ari ahantu bo baravuga bati mu kibaya tugomba kuharasa n'inyoni irimo igakubitwa n'igikoko kirimo kigakubitwa bagomba kuharasa ntuza amabombe menshi cyane. Ase kubera iki batakigarura za ndege zarashize nazo buziri tayari
mu rugamba rugiye kuza ubu ngubu rwa rugamba rwo muri ziriya nzira za Kanyabayonga na hano mu kibaya indege zizaba zirimo hagiye gushya. Abaturage mukiri mureneho z'ahantu mubona yuko hashobora kubera imirwano, nabagira inama yo kuvamo mukaba muhunze. Yego, kuko iyo umuntu arebye aho urugamba rw'umunsi rugeze, umuntu avuga ko rugeze mu mahina, ariko nanone nkongera nkagaruka ku kintu cyo kuvuga nti ubundi kubera iki M23 kugeza kuri uyu munsi isa nkaho hari ibice irimo gukomeza gukikira ikagira ahubwo ya advancinga hari ahandi yerekeza. Utaye Rubaya, utaye Goma, ntushaka kwinjiramo, ahubwo ka advancinga werekeza Minova na Kivu y'Amajyepfo. ubona ko aho mbyumva nko kuri Goma kugeza uyu munsi nkurikije uko urugamba rumeze kuri M23, urebye igice cya Rwindi Kanyabayonga M23 igomba kwishyira imbaraga kugira ngo batayataka bayinjirana muri Rucuru. Icyo ni icyambere, ubwo ni point yanjye. Igomba kwakira abasirikare benshi, hanyuma kuza kwataka umujyi wa Goma biragusaba abasirikare benshi, mani power nyinshi cyane. Kuko umujyi wa Goma ni umujyi urimo abaturage miliyoni ebyiri, pana kwa kundi barenga Gisisiro bakarenga udusozi bakagenda. Nuvuga ngo hani udusozi hani bashobora gufata umusozi umwe wose, ariko basanga umusozi uri aka defense ka FDLR, uriho aka defense ka Bazalendo. Ni nako bimeze nko muri za Tongo. Nese nko kukubwira ngo batase muri Mushaki hari utu defense tuba turiho. Ase nanone ntabwo umuntu ashobora gutekereza yuko ahubwo nanone batinya kuvuga ngo baramutse binjiye mu mujyi wa Goma nk'umujyi utuyemo abaturage benshi bashobora gushyirwaho ibyaha by'intambara, kuko ntekereza ko hagwamo abasivile benshi muri uyu mujyi, ahubwo wenda rimwe na rimwe kazasaba bakirizweho ibyaha by'intambara. Nshaka kuvuga iki gihugu kiri mu ntambara, abaturage barabizi. Kugeza uyu munsi umuturage utaranahunga abona urugamba rumeze gutya, ubu nawe n'umwihebye. None se uzaba uri umuturage uri mu mujyi wa Goma wibwire ko bombe itazakugeraho? Ubu za bombe ziterwa zose zikagwa za Mibambiro cyangwa Mugunga, uhuye na fragment baza ko itamuhirenza se. Nuvuga ngo ikintu gihari ahangaha sibyo. Ikintu kigoye hano nuko uyu rugamba rw'iki gihe rurimo politiki, harimo imikino myinshi cyane. Nibyo nari ndimo gusobanura mbere nkubwira ngo M23 nkurikije uko mbibona biragoye ko ishobora kuza kwataka umujyi wa Goma, muyizi ko Minova ihafite menace. Kwanza menace izajya nyura ku kiyaga, ubwo ni inzira y'amazi ikaza kuyataka umujyi wa Goma. Bivuze ngo kwanza igomba uburyo urebye buri Rwanda igomba kubanza gusenya, kuko hari Minova hari military base, bashaka kwashyira military base y'ibisirikare byombi biri muri coalition. Abarundi na Sadek bose barahakeneye ko n'ahantu h'ingenzi ugana mu mujyi wa Goma. So bivuze rero ngo M23 birasaba kugira ngo kwanza banze isenye izi military base. Ni kimwe nuko ubona M23 mu rugamba rwo Rwanda yasenye Nyanzare, hari military base ya FDLR, hari mbese headquarter ikomeye cyane yari irimo n'ingabo nyinshi cyane, iragenda ijya Rwindi kuri axe ya Rwindi, aba bari rukanka. So uyu munsi none ubona ko ikeneye Rubaya igakena. Kari turi kuri ingingo yo kuvuga ngo wenda ese umujyi wa Goma waba ki ku ruhande rumwe cyangwa urundi ushobora gufasha M23, wagaragazaga yuko nakubwira ko uyu mujyi atari ki, ariko nkubwira ko nka M23 muri strategy uyu mujyi ishobora kuwukwepa. Nakubwira ngo impamvu yafashe za Nyanzare ikirukana bari Rwindi bakirukanka, ikashaka gufata Kanyabayonga cyaka no Faides ubungu nuvuga ngo icungiye kuri Kanyabayonga. Faides nanuza na Sadek bacungiye kuri Kanyabayonga. Igihe Kanyabayonga nawe bayibura bamenye ngo M23 yinjiye muri Rubero, irajya muri Rubero igira gute, ijya mu Batembo no muri za Ben. Urumva birabigize gute none birangiye haraba habaye hanini, habaze kwamuka. Hanyuma kuva M23 kanabonye kandi bivuga mbabwira ko M23 kuba yafata Nyanzare yari mu FDLR, yari ahantu hatuye abantu bo bwoko bw'abahutu benshi cyane. Nabivuze mbona hari umuntu uzakunyandikira za kuntuka, ariko mbavuga ukuri. Haje biyahura rwose abantu batatu tutabyumva kimwe,
nanababwira rwose nanjye mbabwiza ukuri hoya erega umuntu avuze ukuri ukaza kunuka wowe ariyo kikuzanye cyo koza benshi muba munankunda da abantu muza kumva ibyo mvuga so icyo nshaka kukubwira ariko icyiza nanone aramutse ari wa muntu uvuga ibintu azana na fact oya bajya bumva reality icyo ndi kuvuga ni reality nuvuga ngo Nyanza yari dukota FDL rumba ririmo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu naho mpamvu havaga icyo bitwa bazarendo ambwira no hantu azi hari quartier z'abatutsi haba atuye abatutsi abatuye ushobora gusanga abaza nko muri Goma basangamo abazarendo bavukamo no ahubwo nabona mugena abantu benshi batandukanye so kubera iki leta ya Kongo yafasha abantu mu bundi bwoko abatutsi bashyize uruhande bita abanzi babo n'abahema n'abanyamurenge bitabanze ifata abandi bo mu bwoko bundi ibagira abazarendo ngo abanyagihugu bukore so nibo bagikunze urumva nyine yazanye imivanguro hanyuma kuvuga ngo waza iyo Nyanza yarimo aba FDLR nabo bose nyimvitura yagombaga gusenya ko yarimo defense zikomeye Nyanza yarimo ubuhinzi bwa FDLR irimo ubucukuzi bw'amabuye irimo ibintu byinshi business zabo zijyana neza ikindi kandi impamvu tuvuga ibi bintu nuko bibuke ko FDLR niyo muzi w'ibibazo byinshi biri muri wibuke ko mu gitondo nawe mu kiganiro ko FDLR ariyo mutoza wa za mayimayi zose ego so rero impamvu bavuga ngo strategy yakoresheje kuva Nyanza ugeze Rubaya nubwo Rubaya mbone mve turi kwepa kandi Rubaya nayo niki kuko Rubaya ibivuga abantu basesenguresha bakubwira ko Rubaya nayo irimo abo bantu impamvu Rubaya igwiriyemo za mayimayi kuko nibo bafite imbaraga muri kiriya gice cya Masisi abantu bo muri za Wazarendo n'abantu baturuka muri ubu bwoko niho mu bwoko bw'aho tubivuge gutyo ko muri Kongo baravuga abantu babyihangane n'umwe hano iwacu ntibigihari nta by'amoko mu Burundi no muri Kongo baravuga so ahangaha muri Rubaya amabuye kuko hari umutungo bagiye bafatana ari ubutunzi aba Wazarendo baba muri Rubaya ubwo urabana ba mayimayi muzungu Nyatura biroze bo nabo muri Sud Kivu buriya hanyuma ufate za Seresi bazana Pareko ni batari pa sinzi nuhe mutwe sinzi umutwe bamuhariye haba imitwe myinshi cyane n'abarundi bavuga ko n'imbonera kure zagezeyo ndetse n'abarundi b'abasirikare babayo so urumva aha hantu naho higanjeyo ki abantu babangamiye abantu M23 rwanirira icyo ni icyambere nubwo n'abavuga ikinyarwanda bose bashyira mu gatebo kamwe nubwo n'abangaba bigize abazarendo nkubwiye ko leta yakongita bakunda no barabizi ko no mu amatora ashize habaho uburyo bwo kubigiza iruhande ariko se ubundi wabakontorora ute bariye usibye kubegezayo sikubwira ahantu hamwe turagiye tujye Ngungu Ngungu naho habayo FDLR habayo n'abo bantu bo muri babazarendo so nuvuga ngo ni imisozi iri strategique yagomba gufasha M23 mu kwigarura aba bantu kuko abantu nta mahitamo bafite niyo bajya mu batembo se batembo bavuga ati ntubashaka bajya kuko nk'aba FDLR bisha abandandi beshi cyane babakoresha genocide bivuga ngo abandandi bavuga bati bagenda ngo bazana imiti barayicana baravuga ati hagati y'umuhutu n'umundandi harimo urwango bashyizemo ikintu cy'urwango baravuga bati n'urwango guhura umwe yahuye n'undi abamunukira icyo cyo mwereka n'ubango bagiye uzi ko banabanze ugarutse kuri icyo kintu mpita nibuka kuri icyo kintu cya FDLR yakoze genocide n'uyu munsi gikomeje gukora igisana yo muri Kongo muri Burasirazuba bwa Kongo ejo bundi hari space yari yateguwe na Muzehe Tito Rutaremara hari umwe mu bantu batanze témoignage aravuga ati n'uyu munsi twabuze aho twabariza kuko urabona hari aba FDLR bagiye bataha mu Rwanda ariko bagataha bagasubizwa mu buzima busa ariko ngo barasize hakurya bakoza ayo mabara rero ukagenda ugasanga baravuga bati twazabariza he ko leta yacu yo n'ubundi nayo ishaka kutumara itadufasha nabo ugenda ugasanga koko aba bantu barabangamiwe barabangamiwe na FDLR kandi ntabwo urumva ifite ibintu byinshi cyane umuntu yavuga yuko ishinzwa muri DRC kandi bibi byagiye bigaruka ku buzima bw'abaturage ahubwo wenda reka twigarukire
kuri iki gitero. Twarebaga nyine ubu buryo M23 imaze kugira ibi bice ishobora kujya gute, ishobora kuba yagaininga imbaraga zivuye mu bazarendo uko bazamanika amaboko bemere kwibuka M23 utazayoboka nyine bazagumya barwane, ajye mu bandandi bamwirenze cyangwa se ajye mu bandi bahunde n'abanyanga cyangwa abako nabo bamwange ntibabakunda nyine kuko uvuga ngo barazirana. Icyo nicyo kimwe nubanga izo nizo za undi iyo misozi ni yakwe, ariko nubwo twabigarutse ndi kwibaza impamvu M23 ikwepa hano hantu ha Rubaya. Yego Kofi. Ni cyo warugarutse uvuga uti harana na hano harimo umugani niyo mitwe myinshi ariyo FDL. Ndashaka kugusubiza nkwereka ko kuvuga ngo hari ubutunzi ngo imiryango mpuzamahanga yasakuza hanyuma se nyatura niki, si mitwe y'inyeshyamba irishyirwa ku mitwe iri yica abaturage. Hanyuma izi za Pareko na za EPSRS iyi mitwe yose cyangwa za EPSRN n'abandi abazungu n'abandi abo bose si abantu birirwa bica abaturage babanga. Ariko se ubundi bazabirwa ryari? Ubundi kuki badakurikirana? Icyo ni nacyo kintu umuntu yakwibaza akavuga ati leta ya Kongo isa nkaho nta nubwo ushobora kwitandukanya n'aba ngabo bakora ibi, nta hantu ushobora gushingira kuko yananiwe guca wa muco wo kudahana irabakoresha. Hanyuma ko twigire kuri iyi operation y'uyu munsi, operation ntekereza ko ubwo twari kaba gaciyemo kandi tukanabigarukaho nubwo dukunze kubivugaho ukuntu twibaze turebe ubwo wenda sinzi ubugiye kubibazamo aho ibi bifaru M23 ikomeje guturitsa ibihugu bikomeje kwatikiriza amafaranga. Mu gihe twabonye yuko Sadek yo irasa nkaho yavuze iti tugiye kuvana ubushobozi muri Mozambique ntabwo mu kurwanya ibyehe bya Cabo Delgado, ati baje gushyira imbaraga hehe muri DRC kandi bakavuga yuko bari gutoza. Ahangaha nkibaza rero nimba waraje gutoza uvuye Cabo Delgado mu byihebe ubuza amafaranga hanyuma uje gushyira imbaraga muri Kongo, noneho bumve ko Sadek ibintu byabo nabyo bikontroverse. Kongo byari nuza Mozambique byari byihebe. Kongo uje kurwanya umuturage w'umwenye igihugu uri kurwanira kubaho. Ubuza amafaranga Mozambique uvuye kubera ubukene mu kwa karindwi nyamaruje muri Kongo. Yego. Ahangaha niho wibaza kandi baranabeshya. Sadek izava yirukanwe na Mozambique ubwayo. Mozambique ari yirukanye cyane ntago ari ubukene. Ariko nabonye yuko nimba baravuze muri Nyakanga keretse bibaye imbere yabo. Oya ndabizi sinarabivuze mbere ko bagiye kwirukanwa. Nabikubwiye mbere ko bagomba kwiruka. Ahubwo ukibaza ngo kwirukanwa kwabo nuko ibyihebe byabananiye kubitsinsimura. Ibyo RDF yirukankanye yishe cyangwa ibyo yishe byayirukutse bihungiraho Sadek iri. Ahubwo ushobora kuba noneho kuza muri Kongo nuko ariho babona ko na hantu bashobora kugaininga ko abo bose bagiye bahabwa uburyo za opportunity bati nimufata ibi dore ibirombe by'amabuye, nimufata ibi dore ibirombe by'amabuye, nimufata ibi dore imbaho, nimufata ibi dore aho muzacuka. Ni kwa nigire yo mbese nuko ifaranga ririmo rirameneka. Kongo ntibuza amafaranga. So kuba rero baza they don't care ko bashobora kwica umuturage, baroha ibibombe, indege zirarasa, ibifaru birimo birarasa. Ahubwo mbona M23 bagira inkwe nk'ubwo kuko M23 ya nibaza nayo hari ubona ko iri muri game. Izi game nazo kibaza izi game zakiza umuturage. Ushobora kwibaza M23 ko byavuze ko yafashe matekwa z'ibihugu kwitaza paradinga ngo nabi bakoze isoni cyane ko nka South Africa hari amakuru avuga ko igihe bazarekana amatekwa za South Africa matekwa za South Africa igihe zizaba bazigaragaza ko bazifashe South Africa izahita icyo igataha. Hari amakuru yahari ava mu basirikare ba South Africa bagaragaza ko iyi misiyo batayemera kandi n'abasirikare bakuru. So icyo ni kimwe sibyo. Noneho nkwibaza tukiri kuri iyo misiyo Sadek imbaraga ije gushyira muri no DRC ni imbaraga zo kwigisha no kurwana n'ubunetsi niki. Hanyuma turebe Kofi ibifaro by'umunsi hari impuwe gusa M23 ikomeje kujya gute, ikomeje kubakoza isoni ahubwo kwira kubita igifaro kikajyana n'umuntu, iyo kubita igifaro kikajyana n'umuntu niyo hari n'abakomeretse mu minsi yashize. Iyo gikubise barakomereka. So uburyo M23 bikora mu rero
before wenda guhita ujya kuri icyo gifaru reka tubanze duhere kuri aka kantu kavuga kati ese mu by'ukuri nimba bavuga ko baje kwigisha urugarutse n'icyo kuvuga ngo guparedinga wenda ingabo za SADC zaba zarafatiweyo yego bo bakideklara ati twaje kwigisha muri misiyo yabo bavugaga yuko muri Sami DRC bavugaga yuko baje kugarura amahoro no kurwanya imitwe yitwaje intwaro ntago bigeze bavuga ko baje guhangana n'umutwe umwe ariko bahagera bayabakiza Tanzania wakiraga abatanzania bavuze ngo ababwira ko baje gukubita yavugaga bitaga gutera se kure bitaga bako batapiga adui batapiga M23 sasa bavuga ko bakimaliza Kongo itaonyesha adui mwingine wa kupiga bava ko bazaza bakamariza M23 hanyuma M23 yamara kurangira Kongo ikabereka undi mwanzi gusa ibyo sibyo biba muri mandate yayo iyo ugiye kuri mandate ya Sami DRC bo bakubwira yuko baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro yari yo mandate yabazanye muri Kongo kuko batarwanya wazarendo nkoreka kofi cyuvuga nimba bahagera bagakora na FDLR bagakorana na za wazalendo urumva yego icyo bivuze ni iki ahubwo nuko nabo ntaho wabatandukanyiriza none se nyine shaka kukwereka kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje irwanisho bavuga umutwe umwe kugeza uyu munsi no mu masezerano ya Rwanda nibyo bavuga za Rwanda mbere na Nairobi bavuga ko yari imitwe yitwaje irwanisho ariko uyu munsi urebye usanga noneho wazarendo ntusho ya mitwe yose ntikiboneka leta yagiye kuyikavaringa muri yo iba wazarendo ubu mutwe ugaragara niyo M23 niyo FDLR nibyo zayikwereka barakubwira ko abazungu banyatura aba Pareko aba ba PSLN cyangwa se PSLS abose n'abanyeshuri ba FDLR niyo yayiremye iyo mitwe iki kugira mu gitondo twakoze abantu bava mu birabece abana ba bose bagiye muri iyi mitwe bagiye kwiga mu bisirikare by'imitwe batozwa nande na FDLR none se urafatira wazarendo sibyo wazarendo yifashe ugize gute iba integre mu gisirikare cya reserve force cya leta none iyo mitwe yindi bazarwanya niyi nicyo kintu kigoye ni naho hantu uru rugamba rusa naho rugoraniye ahubwo uyu munsi ushobora kuba ati ibyo bifaru byarashwe ni bya SADC ariko bakabihakana ntago babikubwira se ibindi ni ryari wigeze ubona bino bifaru byose barasha bikubwira bakavuga yuko wenda ari ibya leta ya Kongo ico cyo nacyo kitege kubera yuko nta nuza nimba bakubwira yuko bo baje gutoza ntago bo bashaka kugaragara nk'abantu bari kuri front y'urugamba icyo ngicyo nacyo gifate nk'imbogamizi muri uru rugamba nanone nanone ahubwo reka twibaze tuti ibifaru bibiri byarashwe ariko se M23 nayo yizere yuko iri kugenda iri gutsinda urugamba mu gihe tubona yuko hari ibice ikomeje kwirengagiza nabyo byinshi ngo arya ntawe irata ubutwari ataragira gute ataratabara niba sinzi uko muganda bibagiwe ariko ngo guhiga ubutwari muratabara ntago ari guhiga ubutwari ruvuga ngo ntawe wifuza ko yatsinze urugamba mu gihe umwenda w'urugamba atarawukuramo so M23 cyari mu Rwanda kurasa ibifaru bise SADC ifite binga Burundi bwazanye ibifaru DRC sanzwe ifite ibifaru nabiguze byinshi ifite ibifaru byinshi byanyara bafite bya bimwe by'iminyururu SADC Tanzania izana ibyayo South Africa izana ibyayo Malawi izana ibyayo hariya ni muri Nyanzare twabonye bari kubyirukankana babyirukankana nose ko no muri Bunagana umunsi M23 fatabonagana barimo babyirukankana Uganda ikabana inzira bakabyihungisha ifaru ukemera ko igifaru kinjira mu gihugu cyawe ariko ubwo ntabwo cyo kiri gukora bisenya Uganda asobana y'ikena nyine ni ikintu nakubwira nubango icyo nkubwira ahangaha gusenya ibifaru ntabwo mbona ko ari cyo cyatuma ugaragaza intsinzi none zimaze kwica abasirikare bangaye senior officers buri munsi ntibarasa yego abo Burundi imaze gukora abo ofisi Burundi imaze kwica bangana gute imaze kwica abasadeke bangaye kandi abo nabo twamenye yego abato ntibamenyekana nkuko uyu munsi none abasirikare bakuru nibo babivakiwa nibo ifageze twara baba ikajya kubashyingura nibo bari no gushyingurwa muri iki gihe ntago umusirikare muto cyangwa wazarendo bahunga bo birangirira aho ngaho
baribwa n'imbwa ngo n'imbwa zibarya ku muhanda. So urumva iki gihugu kiracyafite ikibazo, ariko mu bigaragara uyu munsi M23 ngo twatangiye twababwiye tubabwira udusozi yafashe, tubabwira imirwano uko yabaye, imirwano ngo itoroshye cyane. Sadek na FARDC bari bizeye ko bari buze kuyitsinda, bakabasha kwigizayo M23 bashaka gufunga umuhanda wa Sake Masisi. Ni nayo mpamvu babonye yuko ba Justin Kabombo batangiye gutangaza bati M23 bari kuyitsinsura, ati FARDC irimo kwa advancing, bayitsinsura bakwetsa amafoto banyereka amafoto. Ariko hari naho nabonye bavuga bati FARDC ngo niyo iyoboye umujyi wa Sake wose. Sake gera rompo bajya bifotoza. Ibyo bavuga ni biki? Ushaka bajya kwifotoreza Sake byose iyo bakubwira ngo barifotoza, nta barifotoza kuri rompo ya Sake. M23 biyirebamo. None si ibyo bifari bisenya biri he? Rega M23 kundi meze nuna kurikira nurebe. Nta kishakaho kumuzarendo. Ariko umusadek ugiyeyo nta hava. Ariko kubera iki umuzungu ugiyeyo ukaba abandi bapfuye muri sashize, nabari bagiyeyo biha kujyayo ntibatashye ari intumbise. Kubera iki aba bazarendo babareka? Ni ingegera, ntuzingegera zitwaye iki mu Venezuela. Ariko rero ikibazo cyane ni kimwe Meki, nimba uwo muntu uvuga ngo ni ingegera ashobora kuba afite imbunda, twarabibonye nk'iyo usubije amaso inyuma kuri dosiye ya Kishishe, uragenda ugasanga iriya dosiye ya Kishishe nimba ufasha abaturage ukabambika cyangwa abasirikare ukabambika civile ariko ukabaha intwaro, umuturage akaza kurasa, uzamureka? Uwo muturage nawe wemera gufata iyo mbunda akajya ku rugamba nuko aba yemeye no gupfa. Igihe ufashe imbunda mu ntoki kofu wamaze gusinya nuko ugomba gupfa. Ubwo iyo wemeye gufata imbunda mu ntoki, intwaro yishyira hasi ukamanika amaboko mu ntoki, utwaye urupfu mu ntoki rwo kwica indi, ariko nawe wa undi uri guhiga araruguha. So umuturage rero uwo ari wese wenda unatwumva nadukurikiye, wemera gufata imbunda gute utari umusirikare? Hari igisirikare cy'igihugu kuma ngo uri wazarendo urusha abandi ntuza n'abarwana shyaka, urusha abarwana shyaka. Gusa mu bintu maze imyaka 20 n'ingahe cyangwa 30 bari mu buhungiro, ibyo bumva bivuga. Ariko bavuga ko nayo ubwayo ntigeze nk'umuturage abaye trained, uko yabaye trained ibyo ntiwabibaza, ariko iba trained iza kurwana. Bamwe bari abasirikare ba Kongo baza kurwana, none ugiye guhangana n'umuntu maze uri umuturage ufashe imbunda uyu munsi, ugiye guhangana n'umuntu maze imyaka 30 ari mu rugamba, nk'amakenga maze imyaka igari mu rugamba, wayibarase hera muri nuza muri AFD bahere mu rugamba rwo kubura igihugu mu Rwanda, baje gutanga umusada bavuye he muri Kongo. Abaturutse muri Kongo, abaturutse mu Uganda, mu Burundi, bavuye imihana yose. Hari n'abarundi baje gufasha kubohora igihugu, abantu b'abapatriote nk'uko uyu munsi none muri M23 harimo abantu bava Burundi, Uganda, bavuze reka tujye gufasha bari abantu. Urumva rero nkaba Makenga kuva mu 90 barakuva 90 ari mu gisirikare Rwanda, ari mu rugamba, ari ku muriro ari cyane kugeza uyu munsi. Ushobora gusanga benshi bafite za fragment bazi amayikara mu maboko muhehe bararashwe, ariko nuba bakirwana. Noneho ufasha umuturage umuha imbunda umunsi umwe ngagiye kurwana. Aba basadeke nkubwira narabivuze mbere bakiza bari hafi no kuza, ndavuga ngo M23 izabashishura, izabakubita bumirwe. Reka nkwereke kofi, nuri basanga nka Tanzania hireka kurwana muri za 80 na igisirikare cya Tanzania bakabya ngo gifite ngatera ariko ati ari se ni irarwana infantry yo ku butaka imbona nkubone. So nuvango Tanzania irwana na Uganda 89, South Africa irwana ryari? South Africa ejo bundi yagiye muri Central Africa, birayinanira kubitwajya ingabo z'u Rwanda n'abarundi na sinzi n'izindi ngabo zagiye bari bagarura amahoro, haje n'abarusiya babagina. South Africa babirukanwe muri mvuga ko muri Mozambique, kuko mu Mozambique yabonye abasirikare bavuze atabasaba abantu nibi byihebe tubirasa kuri defenses dufatanyije n'ingabo z'u Rwanda, bigahongera kuri South Africa kabinirwa na n'izi ngabo ziyo zariza tunabane n'abandi baje gukora iki, sibyo? South Africa iruhura rya hanyuma ture Malawi, baheruka kurwana ryari? Malawi ni kera
none se ugiye kurwana n'umuntu maze imyaka 30 imbunda yifata buri munsi isasa rirasaba ahora kuri refresher ahubwo ahora kuri nuza nyine ni refresher rero ibi ngibi nibyo bikwereka ko kuvuga ngo ntago mbona ko giye mu bishobora kuzatsindwa nta nubwo kuvuga kuzayirasa bakayirukana bishobora kuzakemura ikibazo kiri muri Kongo. Nabonye Antonio Guterres ati amasezerano ya Nairobi na Rwanda ati yagakwiriye kubahirizwa. Ibyo ni indirimbo zabo baririmba. None se yakoze iki kugira ngo bibahirizwe? Ubu abaturage barimo guhunga ibaze uyu nguyu amaze muri manda imyaka ya manda imaze igihe kingana iki? Antonio Guterres amaze imyaka myinshi ayoboye umuryango wa UN. None se yaje atazi ko muri Kiziba hari impunzi cyangwa Kigeme hari impunzi? Wasare nawo wohereje ba Bintou Keita. Ya none se yaje se abiyobe ko ahubwo uyu munsi wa none Amerika na za Canada na za Sweden n'ibindi bihugu byose byo mu Burayi biruga bashyiraho visa zo kujyana impunzi ngo zihunge. Kuki badashyiraho uburyo bwo gucyura impunzi ngo zibone umutekano? Ibyo byose ni wasanga ari ikindi kintu bungukiramo ku buryo bumva yuko ibyo ibya politike n'isi ni ibintu ubona ko bifite urundi rurimi ariko iyo ugiye kureba nta realite ziba zihari. So ko findu batwasoza abantu tukabaha inkuru hakiri kare tukaza ikindi kandi Meki tutakwibagirwa wenda kugarukaho nuko none aha turi mu kiganiro mbere yuko tuva mu kiganiro muri Kanyamahoro ubu naho urugamba bimwe nakubwiraga ko hari gutegurwa imirwano mu kibaya urugamba rwatangiye. Vuga ngo amakuru dufite nuko bari kurwanira Kanyamahoro abandi barwanira muri ya misozi hejuru. Ni nta sharing zirimo ni intambara ziri face to face. Igihe hari n'ikimwe ubundi kuva ira FDLR yajya bayohereza mu kibaya. Ubu nuko ngo M23 ifite akazi gakomeye cyane kuko cyambere ni kimwe bakeneye kwa avansa bagaca hejuru muri ira misozi yo hejuru ya Kanyamahoro kugira ngo babe babasha kugira gute. Gusa ariko je siko mbibona ko fe ese za FDL 20 zagiye hariya zatuma bavansa ahubwo ntabwo ari zo zonyine cyambere ni kimwe zarahabaye ira misozi zayibayemo ni timing ko fe ni timing ubona ko ari timing n'ubundi ni igihe cyo gutera uko nakubwiye ngo Sadek irayiteguye bari kuzana indege nayo bashaka kuyizanamo barakujyana ibihunda hariya kandi nako bajyana y'abarundi kofi none se ko vuba bitari timing kuko abasirikare 20 basanze abasirikare 1000 bari muri cya gishanga benshi muri cya kibaya none se we reba asanzwe y'abarundi FDL za EPSRN hasanzwe hari ibyama byinshi by'abazarendo hariyo FARDC benshi ubwo urumva koko bari abasirikare nabo ubibuke ko 28 basigaye kuri Kituku 25 ku Kinyumba abandi bari bagiye mu kibajyana n'uwitwa Colonel Manu. Umuntu yavuga uti hari igihe bajya atarukuba ngo nuko bagiye kugira gute kuyobora urugamba cyangwa kugira gute ariko nk'ahantu umuntu yabaye hari igihe akubwira uti twakora gutya twaca kugira ngo tubashe gutsinsura M23 muri la misozi irimo icyambere ni kimwe nimba niyo iri muri la misozi yo hejuru Akanyamahoro sibyo biragoye yuko kuri iyo side ushobora kwa advancinga ngo uzabaceho ugenda ugere Rucuru. So reka turebe ko fingira ngo ejo tuzakurikirana ubwo bimeze gutya nta kazi kacu ariko tubwira abantu ko nuko iri joro dusoje ikiganiro ko tugiye gusoza ikiganiro bimeze yari update turi kuha abantu batasanga handi ngayo nguko kofi tangira kubabwira mu gitondo ariko tubashimira ngenda bashimiye abakurikiye kino kiganiro shimire abantu mwese mudukurikira bakomeje kudutera inkunga bakomeje kuduha courage mwese aho muri ikindi babwira ko ya gahunda yo gutwerera ya gahunda yo gufasha umuntu wacu wari warashimuswe na FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR igikomeje abantu bashobora kwitanga uko bashoboye n'amafaranga n'amadolari 800 dukeneye amadolari 800 dukeneye abantu rwose bayazane tunamuvuze andi twara yatanze ko hari uwitwa Desire wadufashije hari n'abandi abantu mushaka amafaranga mudufashe nyamuneka abantu bari mu magroupe ya Bwiza TV abari muri groupe ya B&M muri groupe ya Magashi umuntu wengi atanga ni 5,000 amadolari 800 ntago ari amafaranga menshi cyane ageze nko kuri miliyoni 1 na amafaranga kwishyura umuntu watuguje amafaranga kandi tugomba kwishyura kuri wa gatanu sejo bundi premier hanyuma premier ubwo ni kuwa mbere yego tugomba kwishyura ku itariki ya mbere
hanyuma umuntu afite ikibazo bamuciye umugongo baramuvunaguye agomba kujya kwivuza. Nyamuneka abakunzi abashaka ko tugumya gukora kuko uyu muntu ni umuntu w'ingenzi n'umuntu tugomba no gufasha ko nawe yakije benshi yafunguje benshi yatorokesha benshi kumuremera rero cyangwa kumufasha ni ibintu by'ingenzi. Ndabashimiye cyane abakurikiye kino kiganiro. Kofi nawe ndagushimiye nubwo nahise nkwaka nakwatse mikoro da. Hoya mikoro n'ubundi urayihorana. Ndayihorana. Atagira ubumva akagira ngo yayinyatsira cyariho. Mukomeze mugire umugoroba mwiza. Yego. Ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo. Dushimiye no dufashije kuri kamera mwese mukomeze kugira ibihe byiza.